bishatse kuvuga ngo gukura kwawe nta rukundo rw'ababyeyi ugeze ubona. Sha ni hafi ya ntarwo. Hanyuma twari tugeze hariya Nahise nturiza kuri polisi ya Gatsata. Nanabunuje nta kintu nari nambaye. imyenda uresize aho ngaho. Nayikuyemo kugira babone ko mbabaye. Naragiye mbona nyigera mu marembo rwose nabagane rwose ndapfuye kuko nabonaga ntawe unyitaye imyenda nyikuraho ndababwira muri nari maze kuba mu musazi. Ntarwo nzi pe wenda kuri bo nibo babizi ariko njyewe numva nta kibazo nyine ni kwa kundi umuntu aba yanga umuntu avuga ati niba uriya namushaka nawe ubwo ubwo nyine nawe nibyo ngibyo nyine nta mugomba guhurira naho ngaho bituruka. Hanyuma twari tugeze hariya nyine uri kwa mukecuru ngira ngo ntago urahava ariko none twagiye wahavuye ute wahise ujya hehe byagenze bite? Sha navuye kera cyane banteye inda nabwo. Nose bayiguteye gute kandi nta mugabo ukunda? Nyine maze kubona yuko mfashe icyemezo cy'uko ngomba kuguma ndi single. Nahise njya gusaba akazi k'ubumansozi. Kugeza aho ngaho nyine ngira Imana mpahurira n'inshuti y'umumama nyine nubwo nyine ari umunyabyange nkaba nyine wenda ibyo ngibyo ntakibirimo ariko n'undi ndamukunda kuko yambaye hafi cyane. Arambwira ati sundi ukurikije n'ibyakubayeho ko naye numva nta mugabo nashaka ngiye ko nabyaye abana babiri ntawe uzabyara. Numva ko iyo nama ni sawa ni ya kigabo. Ugani ko kawe ngo wabungiriye inama kuko niba nshaka kuba single nta nubwo ngomba guhambishwa ikara kandi ntarigiye ubumanse bihitamo gutyo nyine. Hanyuma rumuvuze ngo akazi k'umasuzi bagakora bate bagakorera hehe kaba kameze gute? Bagakorera mu tubari nyine mu mabuwate nyine. Ni akazi bakora bate? Mu guseriva byeri na fanta? Nahise ubumansuzi n'ubuseriveri bihurira ni ukubyina nyine nako kubyina. Ubu ngubu umusore akubwira ati ndagukunda ashaka ko tuzashakana ukambira umugore umusore wamusubiza iki? Bitamutinya. Kamugendera kure. Bitamutinya cyane ahubwo mpita numva ko abantu mwese mudukunda kandi munadukurikira. Iyi ni IHIRWE TV. Imana ikomeze kubagirira neza ahantu hose muba muri, abakoze subscribe n'abagiye kuyikora ndetse n'abantu bose bagerageza kudutera inkunga mu buryo bw'ibitekerezo, kandi tunashimira abatumirwa bacu benshi bakunze kuza kuri iyi channel yacu kugira ngo dukomeze kugira ibyo duha abanyarwanda, abarundi, aba diaspora, abantu bose bari mu mpande zinye z'isi babasha kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Rero uyu munsi tugiye kuganira no mutumirwa wacu, no mutumirwa ugiye kutubwira ubuzima bwe, ubuhamya bwe, hanyuma tukabasha kugira icyo twakunguka cyangwa se twamwungura bitewe nuko tunyura mu bintu byinshi bitandukanye. Reka mbanze nsenge hanyuma dukomeze gahunda. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye yuko udukunda kandi utwitaho. Ni wowe wenyine uvura imitima yacu, ni nawe wenyine ukomeza imitima yacu, ni nawe wenyine uhumuriza imitima yacu. Buri muntu wese uzumva kino kiganiro azafashwe kandi uzamuha umugisha, ndetse n'umutumirwa wacu ubane nawe, ibyo avuga byose abivuge ku bwawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Turakwakiriye rero. Amazina yawe nani? Amazina yanjye nitwa Muhirwa Konsore. Konsore, uribuka aho utuye se? Ndayibuka nyine ntago ntoya ariko nyine
meze nk'umucumbitsi nyine nanjye ndacyataha mu rw'abandi. Ntuye mu murenge wa Ndera, umudugudu n'Ikira. none se niho wavukiye? Oya, navukiye mu karere ka Karongi, intara y'Uburengerazuba, ahazwi nko ku Kibuye. ubwo waje kugera mu mujyi wa Kigali gute? Nawugezemo ndi umwana mutoya ngukuriramo, nza kuvamo nzi ko ntazawugarukamo nyine, ariko ndongera ndahisanga nyine nk'uko nyine abantu bose tuhaba duhiga ubuzima gutyo gusa. none wageze hano ufite imyaka nk'ingahe niba wibuka neza? Nabanje kuhagera mfite imyaka 11 ngisoza primaire. wabaga iwanyu se mu rugo iwawe kwa papa na mama wawe cyangwa? Nabaga kwa papa ariko ntago nabanagayo na mama. byagenze bite kugira ngo papa ataba ari kumwe na mama wawe? Yarakubaganye nyine, nawe yabyari mutoya. Ndakeka yarataragira nko mu kigero nk'ikindimo, we yaratarakigiraho ko yigaga primary. none se ababyeyi bawe se baraba bakiriho? Bariho. Papa atuye ku Kibuye, mama we ndumva ngo ari nayo i Kigali ariko ntago mazi sindahabona. none kubera icyo utazi ahantu mama wawe atuye kandi ari mama wawe? Ntago mba mbyitayeho, numva bitanshishikaza cyane. kubera iki? nta rukundo igeze kwereka? ntimigeze mubana? ni iyihe mpamvu ituma mama wawe utabana nawe cyangwa ukumva ntushatse kuba wamenya amakuru yiwe? Nyine namenyanye nawe nkuze, oya nyiri na mutoya nari muzi, ariko nyine bakunda kumumbuza, ntago bakundaga ko nabonana nawe cyane. Nigiye mumenye rero nta gaciro yigeze abiha, ntanjye rero mpita mbona ko nyine yamaze kubwiye ngo ntunyogundu, yabwira ko ntambyira ufite nta kindi nari gukora. nawe wahereye utangira kumva wihebye ukuntu utigaragaza umunezero cyane? nyine narabanje nyine numva nanjye ubwanjye ndiyanze, kuko akenshi iyo umubyeyi niwe muntu wa mbere ubundi wakagombye kukuba hafi, ariko nawe buriya iyo akwanze ndumva hari ikindi kintu gihindutse mu buzima bwawe, kuko umubyeyi iyo akwanze ubwo se umuvandimwe niwe wajya kugukunda. nyine byahise birangira gutyo, ntangira kubaho njyenyine, nyine ntangira kumenya kwishakira ubuzima kugeza na nisa. none se dusubiye inyuma gatoya, warezwe na mama wawe nk'imyaka ingahe? ndumva ngo ni imyaka 4, bakavuga ko ari 3, ntago nanjye nabimenya kuko buri wese avuga ibye. utekereza ko ari iyihe mpamvu yatumaga iwanyu kwa papa wawe bakubuza ko wahura na mama wawe? nyine urumva mama ngo narumvishe ngo yakoraga kwa sogokuru. Papa rero nyine yari inkubaganye, arangije nyine amutera inda gutyo, yandeze igihe gitarangije aramunyaka. ntago papa wawe yigeze abana na mama wawe? Oya, ntago bigeze babana. ubwo wakuriye kwa papa kundi mugore? Oya, nakuriye kwa iwabo wa papa kwa sogokuru, kuko papa nawe icyo gihe yari akiga. ubwo byari byoroshye aho wabaga? byari byoroshye cyane, gusa byaje gupfa nyuma aho sogokuru apfiriye, n'igihe papa azaniye umugore nyine nibwo abantu bose basubiranyemo. wowe bigita bigenda bite? ubwo ngubwo umugore yahise abigira ibintu birebire, ngo njya mbaroga. ngo njya mbaroga nyine, ngo ntago nshaka. nanjye mpita mfata solution yo kubahunga nkigendera. ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe? nari mfite imyaka hari 2015, nari mfite imyaka 10
n'itanu yari itaragera ari 13 ahubwo. icyo gihe warigaga se? Nigaga siniyatu. Mu myaka 14 cyangwa 15 aho ngaho uva mu rugo iwanyu kwa mukadata birumvikana nimba ari kwa mukasosi cyangwa se aho wabaga mu rugo uragenda hanyuma ujya hehe? Icyo gihe bwa bivuga nge ntago nari ndi kwa mushiki wa papa. Aza kurara nkubita nyine, ariko icyo banzizaga cyane papa nawe yagiraga undi mugore wa Sarika ataramubyaye. Kuganira nawe rero kuko twahuriye mu nzira bahita bumva yuko ngo hari ibyo yamaye ngo nabo mbagirire nabi. Birangira nyine ubwo naraye nkubitwa ijoro ryose bukeye, mfata ijipo y'ishuri najyanaga ku ishuri kiramo undi mwenda imbere. Amasaha yo gutaha ageze ngi iwabo wa mama, kuko mama nawe nari nzi yuko icyo gihe abiwabo, ariko mageze nsanga si haba, ariko yari atuye hafi yaho. Nahise rero njya kwa nyogokuru nanone. Ugeze kwa mama wawe se bigenda bite? Narageze icyo gihe hamaze nk'iminsi 2 hari abantu bamfashe neza, kuko bari bazi ko iwacu nyine turi abakire cyane. No nyogokuru ajya guhura na papa aramushoka ngo azajya amuha ibintu. Nyogokuru rero n'abakecuru urabazi, araje ati nzajya ndya kawunga n'umuceri umufuka rwose, umwana naguma. Hashize iminsi birangira papa nyine amwihakanye ati ntabyo nigeze nkwemerera. Mama rero niwe wabitangiye, arabanza ngo wavuye ngo iwanyu mu bakire, ngo isongo ko atakwanze ngo ukiri uruhinja se ngo yabakwanzo, ngo ubwo warananiranye. Bimusobanuriye nawe yanga kubyumva, ntiyagira icyo amfasha. Ndabyihora niga bingoye. Hari abantu nakundaga gukominikana n'abantu b'abakire nyine. Icyo gihe nabura ikayi nkagenda ngatakamba, amakayi bakayampereza. Niga ku gikoboyi nyine, mbona muzi tronkome nyine birarangiye. Icyo gihe wabaga kwa nyogokuru? Icyo gihe nabaga kwa nyogokuru. Hanyuma tronkome urayitsinda? Meruka nayikoze icyo gihe ngiye kwiyandikisha mu kigo nyine. Ngiye kwiyandikisha nimutse mu wa 3, nize igihembwe kimwe, ubundi ndivamo. Nongeye gusubirayo ngiye gususha gusa. Directeur aravuga ati n'ubundi yasaga nk'aho ari umuhanga, mumureka asushe n'ubundi yirwariza wenda ntazabura n'umwuga yiga. Narasushije niga iminsi 3 nanone ndivamo. Biza nyine iyo nza kwiga nanjye nari butsinde nkagira amanota meza nk'ayabandi. Byahise bituma mbona nza mu cyiciro cya 4, ariko nta runyuguti nakuruye nanone nge narisonge. None se kubera iki se utize neza kandi wasushije? Nyine hari nk'ukuntu wajyaga kwiga bakaza ngo bataratanze amafaranga yo kurya. Isanga nanjye bansoye, ndavuga ni nge imikino sinayibasha. Ejo directeur akagaruka ati umuntu uzi ko atazajya atanga amafaranga yo kurya bajye bamuzanira ibiryo. Ushabanza barabinzaniye nk'iminsi 3 niba ntibeshye. Birangira gutyo rero mfata icyemezo nyine ndigendera, ndivamo ishuri gutyo. Usubira kwa nyogokuru? Nasubiyeyo, ariko nyuma ngenda nje gusura abantu i Kigali. Ni umuvandimwe wa papa nari nje gusura, ariko ntabwo nari nzi ahaba neza. Ariko kubera ko nari mfite nimero y'umugore we nyine numvaga ndi bumuhamagare. Niho wahise ushikira uvuye ku ishuri? Oya, naraje ngeze mu nzira nyine bimbera bibi cyane. Byahise bimbera amayobera, kuko nageze aho nari gufatira bisi inzana hageze nka 8.
bageze rero bampereza iya saa 10 birangira barambwira ngo imyanya irimo ni 3 ngo hari abantu bari kumwe ari 3 kandi ntago ngiye nagenda kandi hari abandi bantu barimo kandi barahita buzura. Bampereza iya saa 10 hafi n'ebyiri kuko ndibuka Nyabugogo nageze saa 3:53. Kubera rero kwa kurindagira kose naragiye rero nikozayo ndavuga nti reka mbanze njye akarayi imwe n'agacupa ubundi nkomeze urugendo numva nta kibazo mfite. Ndagenda ndanywa ariko mfite n'ukuntu nari umwana wifunze imbobo zawo ntindazitanya kuryana inzara ngo afite amafaranga tuyamwambure kandi se sha ya hehe hayo niripfumuye nanjye ubwo ngubwo kari nk'akiryo nyine ntabwo nayo mfite nk'ibihumbi nka 3 gusa sigara wenda 3 nanone hari umukobwa nahayemo 500 ngo amerekeze ubwo nsigana na 2005 nzagura n'ibyago rero ya miserero yose mpura n'abakavamahanga nyine bangirira nabi. Bakujyana nabi gute? Baragukubise, barakwishe, barakugize, barakufunye, baragufashwe ngo bakugiye nabi gute? Barakwibye byibuze iyo banyiba cyangwa bakanankubita nawe nabo barampemukira cyane. Akenshi niyo mbitekereje numva nazi ukuntu mu mutwe birivanga. Ntacyo komera ntacyo hangane hano komera nyine hangane n'ibintu byabaye byararangiye ubuzima bwarakomeje ngo batagutwaye ubuzima biracyashoboka. Bagukoze ikintu kibi nyine nahuye nabo ngo bashaka narababaje ndetse ubwo narahamagaye mpamagara uwo mugore barambwira ngo batuye ngo Rwandex. Rero Rwandex ntaho nari nzi ubwo nari ntaragera Rwandex niyo nari nzi nono hari harahindutse cyane kuko nari maheruka nko mu myaka 3 ishize gutyo. Ariko bangiriye nabi icyo gihe bamfashe ku ngufu birambabaza cyane. Bakujyanye iwabo aho ngaho iwabo iyo ni imiteto mu mugano ngo bari nk'abangahe ntago bashe kwamenya bari 3. Hanyuma bigenda bite nyuma yaho bakoze ibyo bakora bigenda bite? Barirutse gusa nyine nyuma bura nanjye ntago noroshye. Hari wari ufite umuhini naho mukubise mu mugongo nanjye mvaho ndabwaka noneho nanjye mfatiraho ndagenda ariko nyine kugenda sinabibashaga. Nahise nturiza kuri polisi ya Gatsata nanabunoje nta kintu nari nambaye. Imyenda yose aho ngaho nayikuyemo kugira babone ko mbabaye. Naragiye mbona nyigera mu marembo rwose nabagane rwose ndapfuye kuko nabonaga ntawe unyitaye imyenda nyikuraho ndababwira muri nari maze kuba nk'umusazi. Ibintu byakubayeho wahise nk'umuntu hahamutse cyangwa se utaye ubwenge nuko ukuyemo imyenda yose n'ikariso? Oya nari nambaye ikanzu harimo akantu kagakuramo imbere ikanzu nese nyikuramo ndayijugunye kuko nundi yari yabaye ibyono ndavuga ni nubundi kwambara ibitameshe birutwa no kwambara ubusa. Polisi baragufashije ariko? Baramfashije icyo gihe banjyana hari Akiri kuri rifero kira n'amahirwe nsanga ngo ni ukwivuriza ubuntu. Nta kintu batankoreye namaze nk'ibyumweru 2. Bari kukuvura? Bamvura banangamurira ibintu byose barabimaganye neye. Hanyuma rero uvuye mu bitaro se wahise ujya hehe byose bitangira kugenda gute? Mu bitaro navuyeyo habura nk'iminsi 3
ngo dukore ikizami cya tronkom. Nahise mitira, hari umugabo wakunda wari inshuti ya sogokuru, yari afite abana twigana. Agenda ngeze mu nzira numva imbaraga ziracitse, navuga ntibyibura niho ndi bujye. Kuko no kwa mama sinabizeraga, numvaga ko bari buntamaze byarangiye, ko nari narakira neza. Ariko n'ubundi nagiye gutaha, amakuru hose barayamenye na papa baramuhamagaye, kubera polisi yari yagendaga ibwirana nyine birangira nawe bimugezeho. Papa yaragusuye se? Aya ntabwo yigeze ahagera. Hari umuvandimwe se wagusuye wibuka? Ku bitaro se? Oya, ku bitaro byo ntabwo, ku bitaro ntabwo nigeze nshaka ko hagira umuntu ubimenya. Ariko nkeka ko niyo babimenya, umuntu nari nizeye ko yari kuhagera wenda n'umwe. Kubera iki se papa wawe wataje? Papa wanjye nyine nsubiye inyuma gake, mbere nkimara kuva mu rugo iwe, ndabyibuka naragiye ndamubwira nti ndashaka mitiweli. Icyo gihe hari hagikoreshwa udukarita. Arambwira ngo ese ngo ninjye ugutangira mitiweli? Ndamubaza se ko njyewe ari weho mbona ku cyiciri, ubundi unangira mitiweli ninde? Ngo kuva waravuye iwanjye ngo ukajya aho ushaka, ngo nta burenganzira ngwaye, ngo icyo twapfanaga cyararangiye. Arambwira ngo ibyo nagukoreraga byose kwari ukumfasha, ngo kwari ukugufasha. Cyane nyine nshaka no kurwana, ariko ndabyihorera ndigendera ndamureka. Ubwo rero urumva ntabwo yari, ndumva no mutima wo kuza kunsura ntawe yari kubona. None se ubundi papa warakwemera ko ari papa, ko ari umwana we, cyangwa nuko ubu ukuntu bigenza ukavuga ati uyu niwe papa wanjye? Nyine kuri we ntabwo abyemera, ariko nyuma nyine nabonye akomeje gufunga umutwe, ndamubwira nti nzagukubita, twajya duhura akabwaka akiruka cyane. Bigeze aho washaka byemere ku ngufu se? None se ubwo umuntu ni gute yakubwira ngo sinakubyaye? Wagize imyaka 5 ari ureba, yarangiza ku munota wa nyuma ngo sinjye wakubyaye. Cyo nashaka kugira ngo abyemere ku ngufu, cyangwa niba yaramfashaga wenda wasanga ari umwe mu nshuti zutari ufite ubushobozi, ntawamunyereke. Byose ntibihagije. Hanyuma papa wa yakubona akiruka? Gahunga umwana we. Yarirukaga kandi nanjye icyo gihe nari nsigaye ngendana igisu, nigugana Imana aho nzamubonera hose. Na polisi narabibwiye, nagugana Imana nje kwishinganisha, nshaka kwica umuntu, nimubonamo idarapo muzamenye ibyabaye. Kandi rwose nimumfunga muzaba mundenganyije. Yakugize ate se? Nkabarondorera ngo uzajye kumurega. Nkumva ibintu byo kurega n'ibindimo. Ubu se yarabyemeye kuri umwana we, cyangwa no gutinya icyuma ko wamutera icyuma? Oya, nagenda murega, turaburana aramwara, tunzana n'abantu benshi nyine, kuko hari amagambo ngo yavuze ngo kera ndi uruhinja, ngo hari abantu ngo banyweye ngo inzoga ngo zo kujya ngo kwerekana umwana, bose barabimushinja. Nawe aramwara, aravuga ngo dukoreshe ngo DNA. Bigeze aho ngaho arisubira, kubera ko arazi ko amafaranga ye nyine yabapfuye ubusa. Arisubira nyine birangira gutyo. Urukiko rurabimwemeza, ndamutsinda nyine bananzura yuko kubera yuko njye nari mukuru ntari umwana uhabwa indezo. Bishatse kuvuga ngo gukura kwawe nta rukundo rw'ababyeyi ugeze ubona? Ni hafi ya ntarwo. Hanyuma twari tugeze hariya, ugiye gukora ikizami cya leta, urangije gukora ikizami cya leta, wahise ujya he? Nkimara gukora ikizami nagumye mu rugo kwa nyogokuru,
mba hari ku ikosi nyine nabwo icyo gihe nabaga mfite igiceri bwo nabaga ndi umwami ariko njyewe nanjye kurekura amafaranga yanjye rero biba biri kure nyine iyo umuntu afite nabaga mfite nk'amafaranga sinzi icyabibabwiraga buri wese akijogoza umwe nshaka byera undi nshaka iki ariko bose n'undi bikarangira baruhiye ubusa kuko nawe nari kubiha ubwo rero ko hari nk'ibiryo nabaga nkeneye ariko babiteka si babimpe kubera ubugugu nanjye ayo mafaranga rero nayifashije nko kujya kugura utundi tuntu nkeneye kuko niba umuntu uzarya ugahaga ari uko yatetse ibijumba cyangwa imyumbati kandi njye atari uko nguko nari menyeye kubaho najyaga kwigurira udufiriti nyine n'agashyushyu nawe urabyumva. aha ngaho uri umwana w'imyaka 10 n'ingahe 14 15 amafaranga wayakuraga hehe ndumva icyo gihe nta mbaraga ufite zo guhinga ngo urapagasa cyangwa se ngo nta gukora mu kazi ko mu rugo nta kandi kazi ukora amafaranga wayakuraga hehe? Amafaranga nyine nyuma y'uko ibyo ngibyo bimbaho nahise menyana n'abantu abapolisi abaganga bari bankize muri Isange One Stop Center nyine hari igihe wenda najyaga nko kwa muganga byo gukoresha nka consultation ubwo navugana n'umuganga nyine bitewe n'ukuntu nagiraga ibintu by'injoga cyane tuvuganye amereza 2 undi 1000 undi 5 kataha ubwo ngubwo nabaye umukire ariko nagiraga babimenye sinzi amakuru bayakuraga. Hanyuma ubwo no kuvuga ngo umaze gukora tronc commun ko bayita ngira ngo hanyuma uri kuba kwa mukecuru muri kubana nabo ku miguruko ubu byaje gukomeza gutyo? Oya nyuma resultat zimaze kuza naragiye icyo gihe hari mukuru wa papa wari uri kubakisha amazu muri Kibuye ngenda ngiye kumusohoza umugore arambwira ati dore ntago amanota wabonye ashimishije oya yaranje arambwira ngo urumva ushaka kwiga iki nabwa numva nakwiga ibintu bijyanye n'indimi cyangwa nkiga computer science arambwira se usibiye ahubwo ukiga neza ugatsinda hari icyo byo bitwaye kubera ko ngera ubufasha nashakaga ndavuga ni n'ubundi ntacyo byantwara nibyo ntacyo bintwaye ubwo rero mfata umwanzuro wo kujya gusibira ngo nsubire mu wa 3. Urasibira nuko uratsinda noneho se? kubera kwa kundi mu mutwe byivanze nari narabaye traumatize nizi gihembwe kimwe banze nyuma yanjye haraje 4 ndayije nkoresha birote kubera ko ndi kugana noneho nta minerivara zongera kuntangira nta gihembo ndi bubone nese yenda njya ku muntu nyine ndamwinyiga niwo kabyara ngiye kugwa 5 onkorera birote ushyiraho ko nabaye wa 4 ariko ikibabaje amanota nashyizeho n'uwa mbere ntayo yari yabo nashyizeho 79 kandi uwa mbere abonye 77 ntago kuvumba se ubwo icyo gihe byararangiye nyine nakoresheje birete wa muntu agaruka kubakisha ndagenda ndayimushyira n'akanyamuneza umugore ayibonye ati ati kora ahangaha ati nkugurira iki ndavuga icyo ushaka abamereje yamereje 2 ngo genda ngo hari ikibodoboda cyaje ugenda ukigure oya naramubwiye ngo nta nkweto zo gukarabiramo mfite izo wajyanye ku ishuri namubwiye nti zatangiye gucika arambwira ati ubwo nusubirayo ubwo nzakugurira izindi wari mama we yari kuzazikugurira ariko nawe ubwo nzaziguhemba agani nta kibazo nzakwereka urubodaboda ungurira kuko ndi kugani n'ubundi kumemba ntacyo bimaze ntabwo byaruta yuko yanangiye minerivare ntacyo byaba bimaze.
Yanyije rero nditahira arambwira ati reka nze ubwo mukuru wa papa we yari ari hanze kuko ni umudogiteri. Ati reka nze nyimwoherereze rwose nawe arishima kandi ari igikaritani. Hanyuma rero igihembwe cya mbere kirarangiye, ugiye mu cya kabiri. Icya kabiri cyo nakigiyemo ni wari urakarara winywera inzoga winywera inzoga byarivanze. Njya gutangira icyo gihe bwo njya gutangira aho ngaho mu wa gatatu. Narindi n'akana gatoya wabaga ugira ngo nibwo ndangije primaire. Abanyeshuri twahuraga bo ku icyo kigo barambwiraga ngo wakoreye ngo ikizami cya leta. Vuga ni njye naje mu wa gatatu kuko nari mfite ordinaire, nta nubwo ari ordinaire yari skin, ariko nabwo icyo gihe nagiye mfite byere ebyiri. Ngeze mu ishyamba twari kumanukiramo tujya ku kigo, ndabanza ndazinywa nzinywesha capati n'amasambusa, ubundi uducupa ntuhereza umuhungu wari umerekeje, bari bamaye ngo amerekeze murangira haza umuntu aza kutumera. Nakundaga inzoga cyane. Hanyuma ubwo ngubwo uri muri kunywa inzoga igihembwe cya kabiri warakirangije? Oya, ahubwo igihembwe cya kabiri nagezeyo ntangira kurujya ndwaragurika cyane. Ninde wagiye mu bitaro ni konsore, ninde utari kurya amavuta ni konsore, ninde utarya kawunga ni konsore. Bitangira gutyo nyine ngeraho ngaho ndabyora noneho burundu. Ahubwo banze igihembwe cya kabiri narakize nk'ibyumweru 2 cyangwa 1 tanitahira. Kwiga birakunaniye? Byahise binanira gutyo kuko bwa mbere nkiva mu icyo gihe nkiva kwa papa narabanje njya gucururiza umuntu, mucururiza amayoga. Ariko icyo gihe niyo nabaga ndi mu ishuri nayakumva nkumva nk'umuntu arambwiye nkumereza musitera, nkibuka ko nacuruzaga inzoga nkareba ukuntu niga ntanze amafaranga kandi narayakoreraga nkumva ntibiri kuvamo. Kandi ibingibi nta musaruro pe, n'ubundi nsigaye niga simfate ndi guherekeza ishuri. Ndabyihorera nyine nditahira, ariko bari batarishyura minerivare n'ubundi nibyo byari byiza ko nababwiye nimuzabe muretse kwishyura nzababwira. Hanyuma kurwaragurika abonaga biterwa n'iki? No kubura amaraso. Bishobora kuba gufatwa ku ngufu kwa byaragize ingaruka bigatuma urwaragurika? Byagize ingaruka nini cyane. Hari igihe bwo najyaga ndara no hanze ntigeze ndyama. Wumva umeze ute mu mutwe cyangwa hari mu kurwara? N'umutwe ahubwo warandyaga cyane nkanitura hasi, nkabona amashusho menshi cyane imbere yanjye nyine, bigatuma nabwo ntiga neza kuko akenshi bigishaga nsinziriye. Ubwo nibwo watangiye kutishimira abantu, byatangiye ryari? Kutishimira abantu byaturutse ku bintu byinshi. Urumva icya mbere ni urwango umubyeyi ashobora kwanga umwana we. Ibyo byo wumva ari ibintu bidasobanutse. Ikindi hari igihe kumva wihebye ni nk'ibintu biba byarakubayeho inshuro nyinshi, nkumva yuko umuntu uwo ari we wese nkavuga niba umuntu wanyibyariye ashobora kumemukira gutya, ubwo umuntu ntazi we bundi byagenda ute. Bivamo gutyo nyine ntavuga n'ubundi ngomba kuba njyenyine, bikarangira gutyo. Naga bitewe n'ukuntu n'abagabo ari babi sinzanashaka kuba singo nawe ibyishe. Konje ubwo ngubwo nisa niko numva mbitekereza. Ubu ngubu umusore akubwiye ati ndagukunda shaka ko tuzashakana ukambira umugore, umusore wamusubiza iki? Bitamutinya. Kamugendera kure. Bitamutinya cyane, ahubwo mpita numva ko uwo ngo kaba kabaye. Ubona ari ihe mpamvu wumva utabikeneye kuko?
mfite banumva nta n'impamvu mba mfite ifatika nyine ni ukubyishyiramo gusa. cyangwa wazinutswe abagabo bagutwaye iki? Ntabwo ari ukubazinukwa ni uko ntabakunda nabo bari muri kategori y'abantu nyine ntabwo mbakunda. Nabo bari muri kategori y'abaguhemukiye? Bose mbafata kimwe nyine barumva yuko kuko njyewe kamere ngira sinzi mbaye narashatse umugabo akajya gukora nk'ibyo bankuriye ni ukukwica nahita mwica nyine. Niyo mpamvu ubwo ndabyirinda kugira mu rwego rwo kwirinda gukaraba amaraso ubwo ngubwo. Wahisemo kudashaka? Nahisemo kudashaka pe. Ese nta mugabo nibura ugeze kwereka urukundo nyarukundo? Ibyo mbifata nk'ibintu bisanzwe. None kugira ngo wowe ubone kubona gufitiye urukundo yakora iki nkawe? Icyo nyine yakora cyose gusa nyine iyo umuntu akubwiye upfa kwikiriza kugira ngo ubone akuviriye aho. Ariko umutima wawe ntabwo ujya wakira ko umuntu agukunda wumva ari injuga ziruka? Ntabwo njya mbyemera. Nanjye niba abona akundaga aribo bampemukiye kandi aribo banyerekaga ko bankunze ariko ubu ngubu bakaba aribo banzi banjye ntabwo kongera kubyakira byapfa kuba byoroshye. Hanyuma ubona wowe nta ruhare wabigizemo kugira ngo bakwange cyangwa se bavandimwe bakwange? Ntabwo nzi pe wenda kuri bo nibo babizi ariko njyewe numva nta kibazo nyine. Ni kwa kundi umuntu aba yanga umuntu avuga ati niba uriya namushaka nawe ubwo ubwo nyine nawe ni ibyo ngibyo nyine nta mugomba guhurira naho ngaho bituruka. Hanyuma twari tugeze hariya nyine uri kwa mukecuru ngira ngo ntabwo urahava ariko none twagiye wahavuye ute? Wahise ujya hehe? Byagenze bite? Sha navuye kera cyane banteye inda nabwo. None se bayiguteye gute kandi nta mugabo ukunda? Nyine maze kubona yuko mfashe icyemezo cy'uko ngomba kuguma ndi singo nahise njya gusaba akazi k'ubumansuzi. Kugeza aho ngaho nyine ngira Imana mpahurira n'inshuti y'umumama nyine nubwo nyine ari umunyabyange nkaba nyine wenda ibyo ngibyo ntakibirimo ariko n'ubundi ndamukunda kuko yambaye hafi cyane. Arambwira ati sundi ukurikije n'ibyakubayeho ko naye numva nta mugabo nashaka ngiye ko nabyaye abana 2 ntawe uzabyara. Numva ko iyo nama ni sawa ni ya kigabo ugani ko kawengo wabungiriye inama kuko niba nshaka kuba singo nta nubwo ngomba guhambishwa ikara kandi ntarigiye ubumanse bihitamo gutyo nyine. Hanyuma rumuvuze ngo akazi k'umumasuzi bagakora bate? Bagakorera hehe? Kaba kameze gute? Bagakorera mu tubari nyine mu mabuwate nyine. Ni akazi bakora bate? Guseriva byeri na fanta? Nahise ubumansuzi n'ubuseriveri bihurira ni ukubyina nyine ntako kubyina. Ukabyina umeze ute? Ukabyina n'abandi? Ukabyina mu buhe buryo? Wabyina wabunuje, wabyina wambaye iki, wabyina wambaye amakoma biterwa ubwo ngubwo nasije mugezeho uwo munsi. Ugeze kubyina wabunuje nta nakantu kamwe kariho? Oya byibuze nabyinaga nambaye nk'akageze hejuru y'amavi kure yaho.
ariko ku buryo hari ibintu umuntu abona bitakwiriye kuboneka. nabyo njye nabaga nikwije ahubwo kurenza abandi. Ubwo wabaga munyweye nk'inzoga zingana iki? Byaterwaga n'ubwoko. Kuko akenshi nyine nka mbere nakundaga inzoga cyane, kuko niyo nabaga nanyweye Noresi nabaga nanyweye 12. Inzoga 12 ukazinywa ukazirangiza zose? Cyane njye no ku kabari bari bazi ko ndi umunywi, noneho bino by'ibyuma byo bimaze kuza najyaga mfata byeri yose Primus nini n'icyuma cyose, uruhande rumwe ngasoma ku cyuma nongera nsoma kuri byeri, ari uko nguko njye mu kabari nyine meze genda nzenguruka. Hanyuma aho ngaho rero niho uhahuriye waje guhuraho n'umugabo? Mwarakundanye kugira ngo ubone uwo mwana wakoresheje izihe tekinike? Nagiye kumufasha kunywa itabi icyo gihe. Hanyuma twari tumaranye nk'umwaka dusangira isigara, inzoga nyine, ibintu byinshi cyane ko icyo gihe mu kabari bwo nari umukiriya cyane. Nayeze nawe mugurira inzoga ubanza naramuguriye nk'inshuro 2. ugambiriye iki? Hari ukumukunda gusa? Ntabwo nabaga mukunze, ntabwo namukundaga. Umwana nyine kugira ntaye ndongera adresi, kuko nyine akenshi amafaranga nabaga nakoreye ntayamaraga nyine niguriramo dustire, ahubwo n'undi nta myaka 100 ko hasi undi nta nzu ngomba kubaka, nkariye se niba nkorera 30,000 cyangwa 40 nzayarya ntubakemo inzu, aho nzajya nshaka kujya njyayo ntago byava. Gaye n'undi ngereka nigurire utuntu twenda tugezweho, nambare neza, ubundi ndye neza birangiriraho. Uwo muhungu se rero mwabanagaho mute? Iwamuguriraga waba ugamije iki? Kumugurira byo kumugurira byo ntacyo nabaga ngamije, ko hari nko kumwishyura nk'uko nawe ajya ngurira. Hanyuma rero yaje kugutera inda gute rero? Yayiguteye abishaka, yabitekereje, cyangwa nawe na accident kugira ngo yitware? Ahubwo ajya kwintera yinereye no mu nzira. mutabipanze mwese? Njye uko nahoraga mbipanga buri munsi nahoraga nabipanze, ariko banza atari yabipanze simbizi. Uwo munsi abarayiguteye uravuga ati igitego kirinje? Uwo munsi yarayineye, nabaga njyenyine n'uwo mumama, bigeze aho mbona nangiye kujya mekenya amakara, haganishwe ibi ni ibiki, ninya kujya kwa muganga, mbona nangiye kujya nkunda kurya amandazi. Umugore ati hehe, wasanga ibyo navugaga ari ukuri. Numva ndishimye cyane nyine, ariko ku rundi ruhande arimo n'ubwoba. Yaramugasha nta muntu uzongera kumikira kato, ahagana ariko ntacyo, kuva ndi umwana yagira ngo mba napakiye. Mbihisha gutyo nyine. Wa mugabo yaje kumenya ko ari we yiguteye? Naramwihoreye, ntabyo nigeze mubwira. Na n'uyu munsi ntabyo azi? Yarangiye wa mugore ari wumvuyemo ajya kubivuga. Umwana yaramwemeye cyangwa se ubundi umuntu uhora gutyo yari afite n'ahaba cyangwa yararaga mu muhanda? Yabaga iwabo yari afite aderesi neza, njye imbobo nizo nashakaga. Ariko dusubiye inyuma gatoya, wavuze ngo wakoraga amafaranga mu Kimansuro, ubundi iyo ubyinnye ni abagabo baguha amafaranga, ni wowe nyirakabe niwe uguha amafaranga, bigenda bite? Ni impande zombi.
ubwo se ntari igihe abagabo bakurebaga bagukunda bakavuga ati uyu munsi tujyane iwanjye ndaguha amafaranga ntiwabyemeraga? nakubwiraga banza ubumaye avansi mu kanya nkaza kuyoba nanjye, ariko ubwo nakubitwaga buri munsi. ariko nyine ubwo harimo nabo wemereraga, harimo abantu nabo babaza ubwenge imikino bayizi? hariho nk'unemereraga nyine ariko nkagenda, ariko ubwo ibyo twavuganye simba ariko mbikora, ngahita mpindura sije twari turiho. niba bivuze ngo uzataha ejo mu kanya saa 5 uzagera, ntingiye kwihagarika ngahita nca gukwara umuntu uba ubona ntacyo yagutwara nk'ubu ngubu, ukavuga ati nkuriya niyo yabivuganye ntacyo byaba bimfasheho, niwe waba uri kwiteza abantu sinjye. hanyuma rero umwana ubwo umubyaye ukimansura? aya namubyaye narabaye kazizi gusa, ariko ibyo kumansura bitakirimo, ni ibintu byinshi nari maze kubireka. ibintu by'amatabi, inzoga zo nari nkizinywa, ariko nabwo ubwo nayinywa nkaruka kagira ngo ni 5. hanyuma umwana ubu ngubu muracyari kumwe, afite amaze igihe kingana iki? amaze imyaka 4 yayujuje kuri 31 z'ukwa gatatu. ubwo ngubwo mubyaye ufite imyaka ingahe? 16. kuki uwo mugabo utamureze ngo bamufunge yaraguhohoteye? yaramuhohoteye ubwo yarangejeje ku ntego yanjye, se ubwo urumva? ahubwo yuba nari n'ubwo ubu ngubu ngeze n'ibiceri namuhemba. nagize ngo uvugize ibiceri washaka undi mwana? oya, ngeze ibiceri namuhemba, yangiriye neza nyine. ntago ajya kubwira se ngo arashaka umwana we? imbere cyane naramumuhaye ahubwo kera, ariko ni ukumumutiza kuko nabonaga bitavamo. ndavuga reka mbanze nshaka amafaranga nawe mbe mumutije abamukonsomamo gake, ubwo nge nzagaruka nyuma noneho nari namaze kubona inoti. hanyuma ubwo ngubwo icyo gihe utagishoboye kumansura wabagaho gute? nari narasevinze, nari mfite konti muri sako. amafaranga wakuye hehe? ayo nagendaga nkorera, none niba nari mfite 10,000, urumva ko nabanaga n'undi muntu, ubwo nashoboraga gukuramo 3,000 ayandi nkayasevinga, ejo sinsevinge ayandi, ubwo ngubwo nkavuga niba ari agapantaro reka njye kukagura nyine, nuko nyine twabaga tubayeho. ubwo iwanyu babaga bazi ibyo urimo se, ibyo ubamo se? nta n'uwari uzi amakuru yanjye, keretse nk'uwo twabaga duhuriye mu nzira gutyo gusa, ariko tukaba nk'abataziranye. wenda keretse nko kwa nyogokuru niho najyaga nshishamo nkajyayo, kubera nabaga mumaze nk'umwaka nkajyaho ntawe bamaraye. nabaga ni kubera ko nzi yuko bakunda igiceri, ngomba kugenda byibuze nkajyana agakapu, najya kugera hafi yaho gahita nkuramo inkweto nkakwitamo urubodaboda, kandi byibuze nibabona yuko naye ndi saa kintu, nta kibazo, ntacyo bari buntware, nta kintu bari bunyiyakire. nahagera n'ubundi nkumva bari kumwe, ntago waba ubiriya ngo udafite amafaranga, ariko nyine bikarangira mbakatiye mbiciye ku ruhande nyine nkabyihorera. ubwo muri ubwo buzima bwose wanyuzemo bwatumye ugira umutima wihebye gutyo, udafite imbabazi, udafite urukundo? oya, imbabazi zo najyaga nzigira, kuko akenshi naye najyaga nkosa, nta muntu wandushaga amafuti, kuko amafuti nagiraga iyo hatabamo kumbabarira, njye bari kuntegeka kwicukurira nkajya nipima mu ntuze mu cyobo
icyo bari nitakumanza nawe kuryirengerezaho undi muzima. Rero niyo mpamvu najyaga ngira abo mbabarira, ariko nkagira n'abo mpana noneho nihanukiriye. Ukabahana gute? Urugero nk'umuntu wahanye. Akenshi ubundi bwo kubera ko ahantu twari dutuye habaga hari ku isoko, ariko nyine abantu benshi bahaze ku buryo waramurangiraga vuba cyane agahita abimenya, agahita ahumva. Ubwo rero iyo wamimukiraga nkumva wambabaje, ntiwibwirize kumbwira uti wenda nijoro byagenze utya, kuko akenshi twabaga twapfuye ibintu by'ubusa, inzoga, kanaka yakuvugishije, waramvuze, ariko kubera yuko hari igihe uyobera ku muntu ijisho akaba yarimena. Ngo nawe nabaga mfite abandi bapampe nizeye, nkababwira nti ngwino unywe isigara hano. Icyo gihe nkamufata neza, nkababwira nti uriya muntu uba umureba, ko iyo yatahaga nyine ubwo ngubwo ni kwa kumurya inyomeko, amakofu akayarya. Bugacya mbwira ati konso twabemeye we na mama James murakazi, uwo mama nyine ko ati nta bandi badukubitishije atari mwebwe. Twabwira ati ubutaha niwongera noneho iyo misatsi ntugwita tuyikura, ahubwo ugasigarana uruhara. Ako sizo mbaraga wazikuraga izo kurwana? Ntabwo narwanaga, nararwanishaga. Buriya amafaranga yagira umuntu mwiza, cyangwa ukumva uriyumva cyane nyine, kumva waremereye. Nabaga mfite bitatu byanjye bagakwita umuntu uko nshaka, ntacyo nabaga mombye. Hanyuma ubwo se waje mbwira ariko ubundi bitewe n'ibyo bintu ubamo n'ubwo buzima ubamo ukomeye, wafunzwe nk'inshuro zingahe? 6. Nimba atari ibanga nk'eshatu nibura waziraga nk'iki? Bwa mbere na mbere bakimfunga, bwa mbere hari ahantu bansanze nateye urugo rw'abandi, nagiye gukubitirayo umusore wari uriyo. Twajyanyeho no mu masaye tugiye kumukubita, ariko icyo gihe naragiye kubera ko habaga harimo nk'abapolisi duhurira ku kabari, bakavuga ati shayo nguyu rwose baramubeshyira n'umusitari, wasanga ahubwo kirari cyo cyamuzengereje. Ahubwo icyo gihe baramfunze mbaho neza, ndavuga ntabwo nari kwigumira ahangaha, nuko ikibi nuko muramfungiranye. Ho baramfungaga bakama umuceri n'intoryi, inyama z'abapolisi nyine, bakama kawunga, ibitoki, bakangurira na gikotoro. Ikibi nuko nararaga kuri sima gusa, ariko bandajemo banza ari nka 3 tanitahira, ntashye njya no kumukubitira rimwe na rizima cyane. Ubwo wowe wenyine cyangwa muteje abandi bantu? nta mbaraga yagiraga. Ubwo ubwa kabiri bamfunze covid igitangira. Icyo gihe igitangira nabwo hari umupolisi wantangiriye ngo agapfukamunwa ngo nkambaye nabi, ndamutuka cyane, hazamo n'ibintu byo kurwana, ko nari nzi ko atuye ari kazizi. Ntabwo niwe nagukwitira 0, mba ndamucyuriye. Ntabwo iyo utiye kukaza kumfotoza uwo mubari wawe wa touch, yari afite touch yamenaguritse muri screen. Ntabwo iyo touch uramutse uyimfotoje ntahita nyimena, ahubwo nkayimenera rimwe na rizima, nkundi naguhembwa. Rangira ncore yanjyana kuri polisi. Witamukubise kandi ari kugujyana kuri polisi. Bahise ambwira ngo reka ngo tugende, ngo ndakwereka ngaho wambarira agapfukamunwa. Genda niremereje, ndavuga ngiye ntago ari bumfunga. Mayeze nsanga ishyamba si ryarinda. Numva komanda aravuze ngo uwo mukobwa munimwe mumweretse ngaho baruhukira. Imana ngeze nsanga mu ndi mugore, ndavuga ni haleluya. Icyo gihe umugore turara dusangira amakeke, nari mfite
n'amata nari mfite n'agakarito k'intuze k'inyange nari nkiri umwana icyo gihe nahise nyanywera muri gereza n'intuze na keke nari mfite n'uwo mugore nsanga afite capati turabirya nyine birarangira mpita ndya n'umuceri bagiye kumfunga ubundi bafite n'isane bayikikiye ninjiramo bahitambwira ngo akirarya nabwo nta muceri wanyu nshaka ariko bukeye mu gitondo ndavuga ntireka n'ubundi nkurye batazanga kuma bakawunyima. Irya gatatu yibuka ubwa gatatu bamfunga ari bamfungiye inzoga ari nibyo inzoga nibyo urwagwa mu gitondo cya kare nabwo baramfunga ubwa kane nyine yankubwira ibyo nibuka ariko ndibuka yuko bamfunze gatandatu ubwa kane ibyo nkubwira ari nabyo mperuka bwo bamfunze nari nambuye umuntu telefone uyimwambuye gutyo cyangwa uyimwibye uyimwambuye gutyo mushikuza ntinurumva nibye nkoresheje uburiganya nabwe ntiweho zana nkurangira akazi kubera uko nyine kari akazi kanjye kari ako kwiba naba nambuye naba mbisanze hariya naba nkwibye kubera ubujiji bwawe pfa kuba mbijyanye nabwe ntizana nkurangira akazi nkwereka umuntu ukorera inkweto telefone arayima nabwe ntiye ntago ari kuyifata ariko reka mbe nifotora nabwe ntiyange yo ntago ifotora neza reka nifotore mbyiyoherereze birangira gutyo ndayijyana ngira ngo byararangiye hashize ukwezi numva mbona nkubitanye nawe bajya kumfungisha banyinnye umutwe abahereje umuntu nimero zanjye ngumve ngo ngo akunda inzoga umubwire ko ugiye kumugurira inzoga ngo ubundi ngo mbone ndebe ko nakwigaruririza telefone ariko umuntu tuvugana nkumva ijwi ndarizi ariko kubera ubwenge buke na satani uba waje kubutamaza agana yewe nabwo ntubanza atariwe ambwira ngo aho duhurira none akayambwira ngo yewe ngo ngiye ngo arantu ngo uri kuntinza ngo mfite komande ngo y'inzugi zayo kandi yari imbobo rahise icyo gihe nasize wa mama agiye no guteka sha ndabaganisha ntago ngiye nareka inzoga ngo ntegereje ibitoki ndirukanka aho namanukiye nkigera imbere mbona wa wundi nyiri telefone ibitugu biri kundeba telefone nyihisha mu birabyo ngira ngo ntiyambonye arangije ndamusuhuza nkamubwira ngo se telefone yanjye iri ntabwo ngiye kukwereka aho uyikura ngo dushaka telefone yacu ntabwo nagukubita njye ntukajya umenyera mbona n'undi muhungu araje umwe nakekaga mbona ni nawe uje mbona barancoreye ngezeho bankorera dosiye mbona banyinjije muri kasha undi nawe agiye hahandi ya telefone nayitsimbye nawe barayijyanye nawe ndemera nyine baramfunga kuri polisi nahamaze iminsi igera muri 5 yewe kubona mbona imodoka iraje pandagari nyine yo kuntuze yo kuri polisi nkuru y'umurenge nyine mbona pandagari iraje y'intara kuko nabona gare n'abandi bantu benshi bahafungiye baturuka ahantu hatandukanye mbona havuyemo abantu bafite amanyenyeri ngiye kumurumva ngo hari n'umukobwa ngo uri bugende ngiye kumurumva baransamye ngo soka nawe uragenda ndavuga se baramfunguyera ngiye kubona ngurira nawe ndurira nambaye n'amapingu wari ukatiye se cyangwa wari usohotse icyo gihe nari ngiye kuntuze kuri safe ariko ndi bubanze guca ku rukiko nkabanza kubazwa mageze rero bitangira n'umugisha amasanga umwarimu wanyigishije mu wa mbere nawe
mbona twicaranye muri pandagari ndavuga nti niba n'abakire burya hano barimo agatima karagaruka mbona abo ngenda nganira nabo. Kose ndumva ubuhamya bwawe n'ubuzima bwawe ari inzira itoroshye. Ngira ngo turimo kugana ku musozo, ibintu tuzabikomeza ubutaha. ubona ubu ngubu ibyo wabagamo n'ubu ngubu n'ibyo ukikora? Oya, narabiretse, haba inzoga naraziretse, ibintu byo kurara mu tubuwate narabyihoreye, byose nyine narabiretse. ubasha kubaho ute so noneho nyuma y'uko uretse ibyo bintu byose kandi ibyo byaguhaga amafaranga? Ni ugutegereza nyine, ugategereza wihanganye, biba bigoye, ariko nyine nanone nubwo ari amafaranga aza vuba uko aza nikagenda, ntago n'undi afite gukemura ibibazo bimwe na bimwe, ariko akenshi n'undi usanga nayo nta mugisha birimo. Ubundi se ubwira amafaranga yigeze gukemura ikihe kibazo ari amafaranga? Yarakinyemuriye. Umwana wanjye yararwaye, arwara nk'amezi nk'6. Konti yose nari mfite naragenda yidaha, isigara yera de. Amafaranga wakoreye wiba, wakoreye uteka imitwe, yose aragenda ntihajyana rimwe risigara. Ubwo uhita ubona ko ibyaha, amafaranga dukura mu byaha afite akamaro kangana iki? Yarahiye nyine, ariko ntago yari serwakiri yatwaye. Ese ubwo nanone iyo umwana wanjye arwara, ntarigeze niba ngo nizigamire, ntarigeze nteka imitwe ngo nizigame, urumva nabwo nari nsebye. None ni iyihe ntego ufite noneho nyuma y'uko urabona wabiretse wicaye, ubu se akazi ufite uri gukora? Oya, ubu nta kazi ndi gukora nyine, ni ukurya ibyo mbonye na bimwe nangaga nyine nsigaye mbirya, kurya umuceri nyine ahantu hose, mbona ahantu hose ugiye usanga bateguye umuceri. Hari n'igihe njya ahantu nkavuga nti ndahunze kwa runaka, nagira nkajya kumva nkumva ngo uwo muceri nturashya, shima mu mutwe gaganiye baba we. Ariko nyine nkihangana. None buriya buzima bw'ibyaha bumeze kuriya bwakugejeje iki? Buriya buzima bw'ibyaha rero, hari biriya bintu ntabwo ari impano ya buri wese. Wenda nyine ntabwo navuga yuko ntacyo bimaze, wasanga hari abo byagira umumaro, ariko ngewe kuri ngewe nta na kimwe. N'iki washimira Imana muri ibyo bintu byose wanyuzemo? Ikintu njya nshima Imana cyane, kuba yaramfashije nkareka ibintu by'inzoga, kuko buri uko nanywaga inzoga niko bamekaga, buri uko nanywaga inzoga naryaga ikofi, ariko ubu ngubu nsigaye marada n'umwaka nawumara, ninde wankora wese ubwo wambwira ko unjijije iki? Nawe nahita ngukubita. None se warakishijwe se, urasenga se, niki cyagufasha mu kureka inzoga? Narabisengeye, byishyiramo, ndavuga nti Imana, itabi ndariretse, inzoga yo nayo ubu ngubu ndayiretse. Mbere nyine bitaranzamo najyaga mva gusenga, mvanye n'abandi gusenga, nagera ahantu bari kunywa inzoga ngahita mpanika, mvuga nti ntabwo nagenda ntasomyeho. Ariko nyuma bitewe no kugenda ganira n'abandi bantu nyine babinyuzemo, numva nanjye ari ngombwa yuko nzireka. Ubasha gusinzira se utanywa inzoga? Aribwo nsinzira cyane, ahubwo mbere iyo nabaga nanyweye ntashaka kwihagarika, buri kanya nkarara nicaye. Naba nanyweye hariho n'igihe nararaga hanze kandi mfite urufunguzo, najya kurishyira muri serire kubera amayoga rukanjabuka, nkarara nicaye inyuma y'urugi, nkasinzira mu gitondo, ari uko nk'abana babyutse bakaza bagakingura nanjye nkinjira. Imana nyine yaramfashije, kuko ntago nyirara ingange. Hanyuma konsore,
birumvikana ko hari abantu wari bakubabaje ariko nawe hari abo wababaje. Reka tujye ku bakubabaje, none uzagira imbaraga zo kubabarira ryari, bigenze bite? Bitewe wenda papa we naramubabariye, kuko nanjye buriya ndiwe aho kugira ngo rega umugore wawe agenda, umwana yagenda banubyara n'abandi. Ariko se nka mama nta mugabo agira, umwana umwahira gusa. Ariko nawe sinamurenganya, yatekerezaga ati niba avuye mu bakire bakaba bamwanze, nzamushobora n'imitete azanye. Aho nyine ubwo ngubwo arabyigurutsa. Ariko nyine ubwo nta kundi, nyine ubwo niko byagenze nyine, ntabwo nyibitekerezaho cyane. Urumva abantu bose wumvaga batumye nyine ubabara n'umutima ukiheba, ntugire ibyishimo, ubu ngubu urimo kugenda ubohoka, nibura wabasura mukaganira neza, yaba mama wawe yaba papa wawe, mukicara nta kibazo mufite? Mama we ntabwo twaganira, ndamwanga. Uzagenda bite kugira ngo umukunde? Sinzi icyo yakora. Papa wewe ariko muravugana se ubwo murakominikana? Abakobwa nabase ntubazi, turavugana ariko nawe ubwo muheruka mu kwa 8 k'umwaka washize. Ariko ajya gupangira nk'akantu niwe. Icyo gyanguriye byera, ariko nabwo amaso yari ari kuyarebesha hejuru. Nicyo kintu cyemeruka ubu ngubu. Nawe ubweni nk'igihumbi ngiye gukoresha consultation byibura, ndarwaye ndebe yuko byibura bampa imiti. Aracyohereza ariko akubwira amagambo arenze 1000. Kuva wareka inzoga, kuva wareka ibyo byose wajyagamo, ntabwo murongera kubonana ngo muganire unamubwire ko wahindutse, hari impinduka ufite? Ntabwo turongera kubonana, gusa ariko nta n'impamvu yo kumubwira ngo narahindutse, kuko n'ubundi ajya kunsohora ntabwo izo nzoga nazinywaga. Nize kuzinywa nyuma, kuko bitewe n'akazi nakoraga, ntabwo ntabwo abandi bari kunywa inzoga ngo nywe fanta bivemo. Hanyuma rero ubu ngubu uba hehe? Inzu uba mu nzu yawe se, ubana n'abandi bantu, byagenze? Hari umuntu nari maze iminsi mbana nawe, ariko nawe ni kumiguruko tu. Nawe ubwo muranapakinze, ku buryo abuze ngo genda ntatinda mu makorosi, nyine guhita mfata inzira ngacaho tu. None se ubu ngubu kwirukanye wahita ujya he? Icyo kibazo numva kitoroshye, nanjye simbizi. Ubwo wenda hari ntago nasubira kurara ingangi we. Ingangi nayiraye igihe kirekire, narabihaze. Ubwo nyine ni ukwambaza Imana, nkifasha inshuti n'abavandimwe, nta kundi. Ubwo ni inshuti, abavandimwe se buriya barahari bagufasha? Mba mbafite nyine abo ngabo nyine baba bararenze kuba inshuti, nyine bakaba abavandimwe. Ndabafite nka 2. Babwire rero, ujye ubabwira nabo babe. None se ni nk'iki wumva wowe wakora, umuntu aramutse wenda ashaka kugufasha cyangwa gutera inkunga, ni nk'iki wumva wowe wakora? Numva najya kwiga ibintu byerekeranye no gukina sinema. Iyo mpano urayifite se? Ndayifite cyane, so we ntubibona? Ndayifite cyane. Dukore nk'akantu gato wakina basi uri kurira, tubiye ko amarira aza. Nyine ndi kurira. Genda kubabaje ngaho nyine njyewe ngaho ngiye kuba Samusoni, wowe ube Delila, ngaho kina. Harya ibya Samusoni na Delila byagenze utera?
se urumva Samusoni yari afite imbaraga, noneho Delila ashaka kumenya ibanga ry'iryo mbaraga ziwe, ubwo rero aramutereta nyina mugusha neza paka Delila Samusoni plutôt amubwiye ibanga ry'imbaraga ziwe hano ziri. Nawe rero ugiye kwiyaranja unterete, hanyuma unterete paka nkubwiye ibanga ry'amafaranga yanjye hano ari. Biragoye hasi ariko kuri rubanza byita ibintu byoroshye. Kurira ntabwo ari ibintu byoroshye. Noneho guseka no kurira wahita. Guseka no kurira ni iki cyabanguka vuba? Byaterwa na situation ndimo. Nk'iyo uyu munsi urimo iyo kurira niyo guseka nihe yabanguka? Se umunsi urabona we ntishimye, ntandi guseka cyane ahubwo. Wari uherutse guseka gutyo se? Oya, ahubwo ejo bwo niriwe ndira, ejo bundi hashize ahubwo no munsi sinzi uko byangendekeye, nashatse no kurira byanze. Nigeze kurira wenyine ariko bita birangira nyine, yari amarira ya fake sinamenye nuko byagenze. Ngo ni ukubera Imana ariko. Ni ukubera Imana. Ariko ubona gukorera Imana bitazakubera? Ikibazo nanone gukorera Imana nta mafaranga ufite n'umurimo w'Imana ntabwo ugenda neza. Ubwo najya njya gutura kuko nkatura senkani veni oya. Cyakoze uri n'umwana mwiza, abandi nicyo bapfa no gusenga, bapfa ko bajya gutura amafaranga ya pasiteri. Wowe urashaka gutura? Ahubwo ngiye kuri njyewe numva byibura mbaye mbonye nk'amafaranga najya kandebe. None ari mfite 100,000 byibuze najya ntura 30 cyane rwose, najya nitanga cyane. Imana iguha umugisha, Imana yaguhe pe mu izina rya Yesu, sibyo? Igomba kuyamana. Hanyuma kugira ngo wowe wishime wumve uranezerewe, umuntu yagukorera iki? Asubwo koko ubwo uragira ngo ubwire ngo ngurire inzu muri Kigali. Ikintu cyagushimisha se, vuga ikintu cyoroshe. Ubu hari abantu bavuga wenda njyewe mbonye nk'ahantu mba nkabona ukuntu mbaho, umuntu akanyigira byashimisha, cyangwa se gusenga nkajya muri korali cyangwa se ikintu runaka, mbega mu bintu byadufasha mu bintu by'iruwazire entertainment. Kuko amafaranga bitarimo. Amafaranga urayemera kweli? Njyewe nkunda amafaranga. Nese ntayakunda. Urajya kurya zana amafaranga, nujya kwambara zana amafaranga, ni woga amazi aragurwa. Urezo ni nakunda amafaranga, ni handi nabo umuhirimbire. Kandi ushaka guhura uri ku mico. Nshaka guhora ndi smart nyine. Nifunze. Nicyo ubona cyo kuzitira gituma utinjira mu bintu by'Imana cyane, kumvura ubuhokeyemo cyane? Abantu mbana nabo. Nta mbuto bakwerera se cyangwa bijya bigorana? Ntago bijya bigorana, ahubwo biragorana. Uvuga uramutse ubonye none se ubuzima bwo kwibana none uramutse wibanye nta ngaruka z'ibindi bintu bibi wahita ujyamo? Subwo ubungu berega njyewe cyandi kujyana na vision ndeba imbere, ubwo ibyo nyuma nyine byarasigaye. Hanyuma nta mpano yo kuririmba ugira se? Ntago nagerageza guhimba indirimbo, keretse wenda iz'abandi bwo nazishobora, ariko kandi nabwo binsaba ibishoro binini cyane. Noneho ngiye kuko umaze igihe usenga, ese inzoga n'ibiki byose biretse kuva ryarashize nk'igihe kingana iki? Inzoga ntago hashize igihe kinini, inzoga nayiretse mu kwa mbere, ariko nabwo ndabishimira Imana kuko bwo kumara umunsi umwe nanywe inzoga numvaga ndwaye, nkajyaho nkanatengurwa, sinanaryaga
ubundi njye numvaga nshaka guhora ndya nk'agatoki karimo udusambaza mfite na byeri, ubundi nasoza kubirya nkaryama, igitotsi nkagifiringa nkumva yuko nyine ibitotsi byose bishizeyo. Niba saa moya zigeze hari botike nabaga nzi ko ndajya kuvumbamo byanze bikunze ntari bubure nk'abapampe babiri, ubwo byarangira nkajya gukaraba saa 3. Oya nakarabaga nko mu masaa 2:30 nkongera nkaryamaho, navaga mu rugo saa 5. Okay, umaze rero iminsi usenga bimeze gutyo, tugiye gusaba uririmba indirimbi imwe yo y'Imana, niyo aririmba ibitero 2 basi cyangwa 3, ariko indirimbo y'Imana uyiririmbe use nkuko wumva igufasha ukunda iki yose. Nushaka mbwira nkuzanira igitabo naho kirahari ya mu gitabo se iyo ushaka yaba nturirimbi ya Bruce Melody cyangwa se undi mo za Bruce Melody ziraziza iza Bruce Melody na The Ben n'aburazizi cyane nazo ndazizi. Noneho tugiye kujya mu z'Imana rero, yaba Israel Mbonyi yaba harya n'abandi wumva waririmbuka ukayirangiza cyangwa se mu gitabo nta kibazo. Se ikibazo ni ijwi ryanjye rero kugira ndiririmbe. Oya nta kibazo kijwe gusa ni ukuririmba gusa. Ntuwirye ngo kwa kundi haleluya. Oya wowe ririmba uko byumva tu ko nasarayise murana byinshi bimbuza gukora mu bushake bwawe mwami, mu bushake bwawe ngambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntaba ari ibyo nkora. Mu buzima bwanjye niyemeje yuko nzagukorera Mana ngeze kugupfa, mu minsi nshigaje yo kubaho kwanjye unshoboze kugukunda ngukiranukire. Umwanzi wanjye ahora ntera ngateshuka inzira yawe, nkagambirira gukora ibyiza, ibibi bikanza imbere. Namenye ko ngoswe n'ibicu, ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bamfite habe na gato. Yesu mbereye maso, ntabwo bamfite habe na gato. Yesu mbereye maso, ndakomeye ndashikamye, byiringiro byanjye biri muri we. Ibyo wavuze ntiwivuguruza, wavuze kuzandinda amanywa nijoro. Umwanzi wanjye ahora ntera ngateshuka inzira zawe, nkagambirira gukora ibyiza, ibibi bikanza imbere. Namenye ko ngoswe n'ibicu, ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bamfite habe na gato. Yesu mbereye maso, ntabwo bamfite habe na gato. Yesu mbereye maso.
amen amen utwo nifashijwe neza nizamutse ngeze mu ijuru nukuri ntugire ubwoba Yesu akubereye maso nubwo bigoye nubwo bikomeye nubwo biteye ubwoba ariko Imana ikubereye maso ni ifite icyerekezo cy'ubuzima bwawe rero wakoze cyane Imana iguha umugisha tuzongera tubane ubutaha ariko bwira abantu ngo bakore subscribe abantu mwese mukurikiye harya ni subscribe oya abantu bose mukurikiye konsole kuri IHIRWE TV ndabasabye mukore subscribe gaho rero dusoza rero dusengera Imana udushyire mu maboko y'Imana nawe usengere uyisengere nuko ndatanga ibiko ndabanga ibyifuzo gusa nta kibazo ndasenga ndeba ariko ibyo ushaka nta kibazo Uwiteka Mana yacu twongeye gushima tugushimye aka kanya keza waduhaye tugushimye Mana kuri Mana ikomeye waturinze Mana uturindira imbere y'iyi kamera wafashe Mana uyu mukameramani ufasha n'abanyamakuru nanjye uramfasha sinarigera bw'icyubahiro Uwiteka Mana komeza uturinde kandi utwongerera imbaraga weze imibiri yacu uduhe ibitunga imibiri yacu tugusabye mu izina rya Yesu amen 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 shalom 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 urabishoboye gusenga cyane urabishoboye gusenga cyane n'ubwa mbere nsenze najyaga nsenga nyine n'ubwa mbere nsengeye mu ruhame najyaga nsenga nyine nko mu rusengero bavuga buri wese nasenge ningasenga ibyanjye nyine niyongorera ku buriri nkiyongorera ariko n'ubwa mbere nsengeye imbere ya kamera